ariko ubundi ahangaha wenda tutageze mu magambo ufite iduka ryanjye ahangaha ege ndashaka ura ntureba mukuru wawe buriya hari ikintu yibujije imigisha kuba yahura na gashira bake urumva nkamwegura iduka nka ririya n'ibindi ndimo kukura i Kigali ndimo kuzana biri mu nzira birimo kuza ngwino bivimvire mushaka ikagashira bangiye ikintu nshaka nuko njyana i Kigali nanjye ngareba i Kigali barambwiye ngo ninjira amatara bayaka kandi sindajyayo i Kigali rero nzagukuramo amaze kwambara godire rwa rukweto rwa ntushingeho genda nyambona abantu muri televiziyo bagenda gutyo bashinjagira kugira gutyo urumva none ugenda ujejete faranga kuryo n'umuntu azajya abona itama akavuga ati mwana nkasa nk'umugore wa mukastere wari areba uriya mugore ushaka kuzamuka wambara ikintu bita mpuza ukagenda ugenda gutyo kandi none ngufasha gutya tugeze mu mujyi ni gutya gushinjagira nkagashira ari ikindi wongeraho wewe wahuye na Rally Boy ngugiye inde ahubwo Rally twita Rally Boy abahungu b'abagabo bo n'iki abagabo wavugaga Rally Boy ngo ni abahungu muri rusange none navuga Rally Boy ngiki aryaga bono ubwo ni Rally Girls Rally Husband ubwo ni Rally Husband uyu waba umunsi wawe mu minsi igize umwaka undi minsi iba myinshi igahimwa n'umwe niko abanyarwanda bavuga hari igihe rero hari ishobora kuba ikubereye ingutu ariko uyu munsi ushobora kuba waba umunsi wawe mu byucamo byose igihe cy'umuntu kiba gihari reka nsuhuza abantu mwese rero muri hirya no hino mu bice bitandukanye mudukurikirana aho muri hose mu mpande enye z'isi aho uri hose uri ku isi turagushuhuje ni Bridge Star TV njye ni Habi nk'ibisanzwe aho tugiye kuba tuganira ngira ngo mukimara kumva ijwi mwahise mumenya ko ari Habi hanyuma imbere ya kamera zacu muri kuhabona abantu musanzwe muzi baba bari kuvuga gake hari byinshi baziranyeho ngira ngo ubuzima tugiye kuba tuvugaho ni ubuzima bwabo busanzwe ndetse n'ubudasanzwe dusanzwe tubabonaho reka rero mbahereza umwanya hanyuma bimeze bite ndabanza wowe kubera ko ngo isake niyibika izindi zitarabyuka ahubwo ari ikintu cyane ngo ubuzima busanzwe n'ubudasanzwe ubudasanzwe ubwo ari ubuzima busanzwe ni ubuzima bwa gasasira hanyuma ubuzima budasanzwe ni ubuzima bwa gashira bake nibwo ubamo igihe narengeze ko nibwo ubuzima budasanzwe nuko ari ubikomoje twa Jean Pierre Gasasira dusanze ahangaha ndi kumwe muna pusi none hebe umugore wanjye ubundi buzima ubwo ni mu bundi buzima bumwe budasanzwe nyine bwo burihitiramo ariko n'abandi barabizi aretse akatubwira impamvu avuze ngo ni muri filime nawe urabona ko isaki yagiye ikikanga wasanga musenye cyangwa se mbwishi rero wasanga musenye cyangwa mbwishi ni muri filimi rwose batubabarire hanyuma uramuvuga cyangwa arivuga kuko ubu twahereye mu buzima budasanzwe ubwo nimuvuze namuvuga mu buzima bwa gashira bake na madamu ariko bibaye muvuge mu buzima bwa gashira bake araza kwivuga mu buzima busanzwe ni umugore w'agashira bake yitwa Esperi urumva yitwa Mukagashira bake mutongeraho muto ubwo ni nk'uwa kangahe ariko ni nka number 1 kubera yuko ubu niwe turi kumwe niwe ugezweho number 2 ametoka number 1 ametoka mama wa Manzi yarapfuye oya na mama wa Manzi ntabwo yapfuye ahubwo ni mama Risire nako ni number 3 ariko cyongereza cy'agashira bake ndakizi ni number 3 gashira bake urakizi yes hanyuma SP Mukagashira bake ivuge mu buzima noneho busanzwe mu buzima busanzwe nitwa Shani
witwa Shani irindi ubugingo. bugingo Shani rana ariko n'ubugingo arabufite umfasha menya yuko n'ubwo iteka ubufite kubwije ukuri yuko waraheda kubwije ukuri ntabwo Imana yaremye umwana umeze gutya ngo imuremere bimupfusha ubusa Nayerega ariko jya ibibi umuvamo bibona. ntumukate muca Nayerega ibi bibona bimupfusha ubusa Ega Imana ni umubyeyi. ahubwo burangiye kuzasenga Mm. amasengesho nka 848 Sibyo? wampaye usengera icyo ubwo amfasha Utari imvugo. kutarimbuka kutagira gute ahubwo kurambana nawe Oh, muri filime. muri filimi kwisura uko ya nzasengera undi no mu buzima busanzwe nzasenga urabishaka saba undi ubwo ngubwo no mu buzima busanzwe Wagerega mu urabishaka buzima busanzwe. turi mu buzima busanzwe yarari kwivuga mu buzima busanzwe Utuma inka batanze baco bazisubira. yes murimo murabyumva ni umugore n'umugabo muri filimi muri filime muri filimi yongere muri filime yes abantu mwese rero ngira ngo muba mwabaze kubona ko ikiganiro kidasanzwe uyu munsi kiri buze kuba kimeze neza gishyushye ari nabwo nahita nkwibutsa kumanuka hasi ugakora subscribe kuko ibigiye kuba biri aha ntabyo ntago bisanzwe ukagihereza n'abandi kugira ngo nabo bajye badukurikirana byihuse turi kumwe na Gashirabake na SP muri filimi hanyuma reka dutangire noneho twinjira mu buzima bwa filimi nyirizina hari filimi nyinshi Gashirabake azwimo zigiye zitandukanye ni umupapa ukuze w'ibyanwa byinshi bitarazamo imvi bigaragare yuko ageze muri cya kigero bita igikwerere harya ahandi umuhungu oya se kandi umuhungu aba adafite umugore ubundi umuhungu aba ari byombi nyine hari ukuntu uba ufite umwana udafite umugore ariko nyine rwose ntabwo byumva ubwo si iyo bavuze ngo mba ndi byombi mbese wenda tuvuge uyu aracyari umwana we mugisha inama aracyari uyu mwana afite umugabo yigeze aracyari ariko ajya byumva ntabwo ujya wumva bavuga ngo kwa runaka babyaye umuhungu baba babyaye ungana n'uyu ariko umuhungu tubwire iyo bavuze ngo babyaye umuhungu baba babyaye ungana n'uyu uyu nguyu yabaye umwana aba umusore oya yabanje kuba umuhungu babyaye umuhungu babyaye uruhinja iyo bakubwiye ngo babyaye iki iyo bakomeje ngo kwa runaka babyaye iki bavuga ngo babyaye uruhinja none se iyo bavuze ngo twibarutse ntabwo ngo twibarutse iki oya nyine oya kwanza tureke no kwibaruka iyo mu bukwe bwabaye ejo bundi ujya kubukora reba ntuzakora ubukwe nzabukora ariko sinabiteguye aho ngo inshallah inshallah nimba ngo Imana nibishaka kuko ubuvuze urumva njye narize Imana warize kabisa nize mu Buhinde niga mu Butaliyani niga hose naho hose urumva none no kuvuga ngo wowe wivuga gutya imyaka 45 mane niga yose ntabwo ari ubusa urumva iyo bavuze ngo twashingiwe cyangwa se watashe ubukwe mu mivugo ivugwa mu bukwe baravuga ngo bazabyare hungu na kobwa nuko nguko rero ahubwo wowe urimo guca hirya no hino hungu na kobwa nibwo babivuga ubwo habanza kubyarwa hungu hanyuma ukazaba umuhungu nkawe nyine hungu ni hungu uwo mwana ukaba uyu yavutse ari kobwa uvuka uri hungu ukaba bebe ariko nimvuga bebe hari n'abasaza bakunda kwitwa bebe nk'uyu nguyu yaba mushima mu nshima kwa kundi ndi mushima umusaza kandi njye nta musaza nyine ariko abagenzi bawe na kwa kundi nyine wenda duse nk'abari kukwereke ntuzi yagusinye kashe gira gutya nyine bebe oya nyine jya uvuga ngo bebe kandi ugafatanye keza kayikora atabishaka nizere ko ari muri filimi nyine nta handi nzabibonera ni muri filimi ni muri filimi ni muri filimi bagushima none ukajya ngo bebe kandi urimo gushima mu mva none wakora gutya mu ruhara kayakubwira ati bebe burya nta muzakire nuko niyo gushesheje bakangura kandi warapfutse ndabizi nuko mwirengagiza ariko ndabizi nawe urabizi shani urabizi twese turabizi none niwe waba utabizi none ku cyumvajejemo gutya inzara ntugire gutya ukajya ugira ngo cyapa cyadakuruye wa mugabo urambye ngo shima ngiye nkoze ibyo mbwiye ndashima anashimye uruhande kadashimye runo rumwegereye akagira gutya ananyegereza
twakomeje wenda ntabwo ariko mu buzima bwa filimi reka ngaruke kuri Gashira bake uri Gashira bake mu isi ya none ubuzima bwa filimi wabutangiye kera kugeza uyu munsi intera iri hagati y'igihe wabutangire n'igihe ubimazemo kugira ngo twumvishe neza igihe ubimazemo habashiye nk'imyaka ingahe imyaka 10 nirimo imyaka 10 mu myaka 10 ngeranyije ukina filimi nkina filimi kuko burya sinzi icyo warushatse kubimbariza ariko donc nagira ngo abantu badukurikiranye bumve uburambe ufite muri ibi uburambe ufite bw'imyaka 10 buruzuye kuko wenda nuko ntibuka neza ariko uko byagenda kose ndi 10 rimwe yes Gashira bake imyaka 10 akina filimi ngira ngo wowe ufite ubw'imyaka 2 niko watubwiye mu kiganiro giherutse 2 igiye kuzura uyu ni umwuzukuru ayo muri filimi bijya bikunda ko umwana uvutse ahita arongorwa n'umusaza nkuko byagenze utandukanye umwana uvutse ahubwo uvuga ngo umwana muri filimi uyavutse vuba uri kumva wowe urashaje bisanzwe ko umugabo agomba kuba arusha imyaka umugore cyane agarutse muri bya bindi cyane hari n'ijambo bavuga kwisazura ariko nagira ngo tugire akantu twumva agarutse kuri yasije twabanje ko ari ngombwa ko umusaza aba akenewe mu buzima ariko nuko ubavuze ngo muri filimi birashoboka ko ntabwo bavuze mu buzima busanzwe aratubwire mu buzima busanzwe byo ntabwo bibaho se bibaho kuko n'ibintu dukina biba biri mu buzima busanzwe ni uguhuza action na reality yes hanyuma hari amasinema menshi mugiye muhuriraho cyane ko ari umufasha wawe wa gatatu siko watubwiye umufasha wawe wa gatatu hanyuma umufasha wa gatatu ariko mu isi ya none abandi batandukanye wagiye ubahora iki kugira ngo abantu bakurikirane isi ya none cyangwa se n'abatayikurikirana banyaruke bajye kureba muri makeya duha ishusho y'ukuntu waje guhita ugera kwa SP bo kigaragara ni mu buzima bwa filime inyigisho turimo gutanga hari ukuntu umuntu yumva ko bya bindi bavuga ngo icyo ashaka kurwanya muri nonuza munsi ya none nka Gashira bake hari ibyo bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo nagira ngo nerekane muri sosiyete nyarwanda mbwira abantu ko ibya kera cyangwa ibyitwaga umuco byasimbuwe n'amategeko yanditse kandi bigendanye n'igihe turimo kuko ngo bya bindi bavuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe hari icyo wenda ushobora kubivugaho urabona hari igihe umuntu akora amakosa agakora amakosa yibwira ngo ari mukuru ni urugero wenda hari urumva umugore wa mbere wabyaye Manzi na Angelique ntawe uramenya icyo twapfuye wasanga ari amafuti yanjye kandi cyangwa se ari amafuti iki nabyo birashoboka ariko icyo niryo banga turimo guhisha mu isi ya none ahubwo bazasobanukirwa bakamenya umunyamafuti uwo ari we ariko noneho tugende kuri mukuru w'uyu barabibonye sibyo nanone hari igihe byavugwa ngo ni bya bindi bavuga ngo warose nabi urinda burya cyangwa se ushobora kurota nabi cyangwa se umukuru w'uyu nawe akarota nabi daforoze aho ngaho uyu nawe yaje reka tubigire ibanga ibyo nguyu nibyo biri ku isoko ibyo nibyo biri ku isoko nabyo bigezweho ahubwo icyo nakangurira abafana bacu cyangwa se abakunzi ba sinema nyarwanda muri rusange n'abakunzi by'umwihariko b'isi ya none ahangaha nibwo bakagombye kugira gute gukurikira buri kimwe cyose mu isi ya none urumva ko hari ibintu byinshi bitandukanye baba bashaka kwereka abanyarwanda guhuza action na realite baba bari kwigisha abanyarwanda muri rusange kandi ni amasomo ashobora kuba yabafasha ngiye kukubaza n'ubundi kandi turacyari muri filimi mu buzima bwo muri filimi uba ukina utwara umugabo wa mukuru wawe tubishyire mu buzima busanzwe ubihuje ubona mu buzima busanzwe biba bimeze gute ese ubona bikwiye mu buzima busanzwe ko ushobora kuba biri ngombwa ko ushobora kuba watwara umugabo wa mukuru wawe mu gihe akiriho ntabwo bikwiye
nta bupfura burimo. nta bupfura birimo. Ariko mu gihe yagiye yapfuye birashoboka ko wenda ashaka kugaruka mu muryango nyine agaturamo mu nzu. Igihe yapfuye byo nta kibazo biremewe, ariko igihe akiriho ni amahano. Gusigara ku rugo rwa mukuru wawe nabyo ariko muri filime birashoboka, kandi bibaho no mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe bibaho, ugasanga abavandimwe barimo kwicana bapfa iki, none se nta gihe urumva wenda nka murumuna w'umugore aza mu rugo kandi barimo, noneho sibyo, ugasanga wenda nko mu buzima busanzwe wenda umugore arabyaye avuga ati nta wundi muntu uzamba inyuma uzamba hafi, reka nitabaze murumuna wanjye. Murumuna we akaza, umugabo afite ingeso runaka agatangira guheheta murumuna we mu gihe umugabo ari ku kiriri. Ibyo byose tuzagenda tubigeraho munsi ya none kuko nicyo tugamije. Ariko rero nicyo tugashyira, reka nkubwire tuvuye no mu buzima busanzwe, uyu mwana wamutwara nkurikije uyu mwana amureba wamutwara agashyira. Reka mfite nyine irari, mfite irari njye mu buzima busanzwe nta rari ngira, iyo nkundanye n'umukobwa aba ari uwo namunanira akankatira nanjye yananira. Duhamagare muyobozi uzi ibintu yambwiye. Muyobozi yakubwira iki kintu? Muyobozi yambwiye niyo ubonye lift uba wikoreye umugore cyangwa umuhetse. Muyobozi ku buryo n'umuntu awubwiye ngo ngwino basi umuterure mu modoka ntushobora kuyibona. Ese namutira mu modoka kereka yanjye yapfuye. Urumva? Ese nabona lift ubundi niyawe kandi ngo ujye uyicaho iparitse ukamwitahanira mu mugongo. Nkamutana mu mugongo musi. Kanga kumushyira mu modoka. Nese ubwo yaba yakubeshyeye se? Nese ubwo yaba yabaye. Yakubeshyeye. Ushimangirira ryawe uburyo rihagaze. Ariko nanjye navuze ngo afite irari mu gihe narigize. Ntabwo na aha ndakumvise neza, ndakumvise. Yabikora ariko ntiyabikora aka kanya kuko ntaryo afite. Ariko tuvuye hano yabikora kuko umufite uwo nkundana nawe kamenya nta mpamvu. Ariko mu gihe nta mukunzi mba afite ntaki nawe urabyumva, wenda biraza bishobora kuza. Ariko rero nakunda mufite. Yes. Hanyuma twihuse kugira ngo n'abantu koko ubabone yuko abo turi kumwe nabo arabo bajya bakora. Mugiye kudukinira scene muziranyeho, musanzwe mukina, mwumva mwaba mwarakinnye mukavuga ati ahantu twakinnye neza. Scene rero twakinnye ni nyinshi, ahubwo turaguha footage uzayivange mu kiganiro. Turashaka no kugira ngo babone reality kuko nk'ubu ngubu rero uko ahangaha nese wavuga ko ari izi menshi ntaza izi menshi aba zifite. Hanyuma abafite akantu ariko ubundi ahangaha wenda tutageze mu magambo, ufite iduka ryanjye ahangaha. Ega ndashaka ntureba mukuru wawe buriya hari ikintu yibujije imigisha kuba yahura na Gashira bake, urumva nkamwegura iduka nka ririya n'ibindi ndimo kukura i Kigali ndimo kuzana biri mu nzira birimo kuza, ngo bivimvire mushaka. Gashira bagiye ikintu nshaka nuko njyana i Kigali nanjye nkareba i Kigali. Barambwiye ngo ninjira amatara abayaka kandi sindajyayo. I Kigali rero nzagukuramo amaze kwambara godire rwa rukweto rwa ntushingeho. Genda nyambonana abantu muri televiziyo bagenda gutyo bashinjagira kugira gutyo, urumva none ugenda ujejete faranga kuryo n'umuntu azajya abona ituma akavuga ati mwana nkasa nk'umugore wa mukastere bari aye. Uriya mugore dushaka kuzamuka wambara ikintu bita ntuza ukagenda ugenda gutyo. Kandi none ngufasha gutya tugeze mu mujyi ni gutya gushinjagira nk'Agashira. Ari ikindi wongeraho uno mwana rero ndashaka kumwegura imitungo nubwo wenda barashoka ariko bakagira ariko Gashira bakiburiza iki cyaro ndagifite. Dore kugiye no kuba umuyobozi nawe wabimenye nawe noneho n'ubu umuyobozi uzazana n'undi oya ntawo kuko n'amafaranga y'abaturage azababaye menshi. Nibazajya nzajya njya gukoresha inama bazajya babanza bakire
umuyobozi gashira bake na madamu gashira bake kandi njye mukobwa w'inzobe usigaye mu mutuku hari undi se ahubwo abandi ni umukara abandi bose turasa yes ngira ngo hari nta kintu nshobora kuba nakivugira abantu badukurikiranye babibonye amaso yabo yabihereye uburyo mujya mubigenza ntabwo ari ibindi bintu babigenza mubikoze live ndumva hari bihagije turimo turegenda twerekeza ku musozo cyane ko amasaha umwanzi w'ibyiza ari igihe ari kugenda dufata twirirwanye namwe muri shuti byari byiza twe twabibonye ari nayo mpamvu tubafatiranye mutarataha kugira ngo mugire ibyo mubwira abanyarwanda bakurikirana umunsi ku wundi ubutumwa mwagenera abantu abakunzi banyu n'ubuhe gashira bake ubutumwa ku giti cyane nagenera abakunzi bacu nuko tubafitiye ibyiza cyane cyane nk'iki kiganiro turimo gukora wenda nk'abakunzi b'iyi televiziyo ni ukuvuga ngo ibyiza byose tubanze tunabashimire kwanza muri mugera hirya no hino ariko nicyo abanyarwanda baba bashaka kubagerera hirya aho batagera ariko bakabikurikirana kandi nimwe nabanza gushimira by'umwihariko nkongera ngashimira abafana bacu by'umwihariko nababwirane mukomeze mutube inyuma cyane cyane mukunde sinema nyarwanda kuko natwe ntabwo tuzabatenguha yes mbararikira no kuzareba filime yitwa Urusaro uzaca kuri ndabyibagiwe kuri Fine Media kuri Fine Media TV ntabwo narebye nagira ngo numve ko wenda ndabizi neza ko barimo kuyikurikira irimo gucaho filime yitwa Urusaro ariko by'umwihariko ndabashimiye gira ikintu ubwira abagabo bakora nk'ibyo ukora muri sinema abagabo bakora ibyo nkora muri sinema ibyo ukora muri sinema ariko bo bakabikora atari muri sinema ahubwo bakabikora mu isi isanzwe bagashyira bake mu buzima busanzwe ni wa mugani w'abarokore umuririmbyi w'umuhanga yararirimbye ngo turavuga ngo agapfa kaburiwe n'impundu ibyo bita ngo amafuti y'umugabo ibyo ngibyo byabagaho kera ribi itarazi ariko ubu none ubu ngubu icyiciro cyabo nibwo gikurikira nibacishe makenya bubake sosiyete nyarwanda bareke kwangiza abana bakiri batonya babatesha amahirwe ikindi kandi birinde gukorera ihohoterwa rikorerwa umugore aho riva rikagera nizo nama nawe yes SP gira inama nawe abantu bakora nk'ibyo wakoze ugakura mukuru wawe mu rugo ariko bo babikora mu buzima busanzwe birahari kandi ni ibintu byeze bisanzwe abo nabo gira ikintu babwira ikintu ababwira ni uko niba umugabo ashobora guta umugore we babyaranye wose urinde kwagura nawe azaza muzahora ugenda n'undaza nta kintu ufite cyo kirenze ku wundi wowe wahuye na Rari Boy ngo ugiye inde ahubwo ufite irari twita Rari Boy abahungu ubwo abagabo bo n'iki abagabo wavugaga Rari Boy ngo ni abahungu muri rusange none navuga Rari Boy ngiki arya gabo ubwo ni Rari Girls Rari husband ubwo ni Rari husband weguye muka kubera ibintu nk'ibyo bitazahoraho bituma umuntu ubuzima bwe buhinduka kubera wowe kabisa bareke hari uwawe buri muntu n'inkweto ye yes murakoze cyane cyane reka mbashimire hanyuma mbareke mujye kuruhuka kuva mu gitondo se ntimwagera mu gitondo tuhagera mu gitondo reka bashimire rero kuba mwaje hano ndetse mukananyenera ko tuvugana ntabwo byari byoroshye muraba agaciro uwabima amatwi nawe aba yihimye ushobora kwanga kurumvira ejo ugasanga nimvuye reka dushimire n'abantu rero batangiranye natwe hanyuma tubareke mugende kuruhuka ari nako kandi tubabwira ngo bakomeze kudukurikira bakanda subscribe kuri Bridge Star TV ndetse banasharinga ibi biganiro kugira ngo tujye muraba agaciro abayo Yvette Sandrine reka bagusuhuze cyane ni umuhanga cyane akora ibyegeranyo byiza
Ivete rwose ukuntu ajya agenda tukamubura ariko Ivete ryari ko nani mfite ntuzira ryo kumubona uyu munsi Ivete afite n'amatsiko Ivete rekana na nabimuvugire bamukurikirane kuri channel afite channel ari gukoraho ibintu yitwa ba Ivete Sandrine aracyari no gukora kuri kuri Red Blue Jade naho ajya hari ibyo ajya arimo arakora ni umukobwa nawe wisobanukiwe cyane. Yes, reka rero tubashimire Imana ikomeze ibagirire neza ndetse tunabifuriza umwaka mushya muhire. Tubifurije mu buzima bwa filimi nk'umugore n'umugabo no mu buzima busanzwe umwe ku giti cye n'umugore n'umugabo ndi batavuga ngo merci bavuze umugore n'umugabo hanyuma no mu buzima busanzwe reka tubifurize mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe n'abandi badukunda badukurikirana umunsi ku wundi nabo tubifurije umwaka mushya muhire wa 2020 ngo uzababere uw'amata n'ubuki sibye ko reka nkubwire nsubiye inyuma gatoya ntaravuga ngo bayi ubu imyaka nk'ibiri ishize ubu amata yarayaho ubuki bwari ubuhe amata yahereye mu kwa kangahe uno mwaka tuvuyemo oya tubifuriza uzaza kuko uyu nguyu natwe twese natwe nta mata nta buki nta mata nta buki cyari igikoma oya cyari igikoma base cyari igikoma igikoma ni sawa cyari igikoma uno mwaka cyari oya no badukurikiye bavuga nimba uno mwaka tuvuyemo ari nawo wa corona kitari igikoma badumva baza umuntu wese kitari misukari isukari wenda ntabwo yabura ku munyarwanda ifu itavangiye hatarimo sosoma twabinywaga imvange sosoma amasaka gusa twanywaga amasaka ikigori yes reka tubashimire rero Imana ikomeze kubagirira neza twari kumwe na Gashira bake ndetse na SP ari we Shani mu buzima busanzwe na Gasasira Jean Pierre si Jean Pierre se Imana ikomeze kubagirira neza ciao ciao asante sana peace kuba